Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara, ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane. Ku bagabo tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori. Tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze. Unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. Nakubesha maze kundambira. Juste sinzi n'ikintu ngubona cyo gukora gihari cyo gutekereza. Ntabwo numva ukuntu usigaye ufite utuntu tw'uducenga uncisha ha unjyana hanga uncabiranya nkubwira ikintu ntabwo ushaka kunsobanurira ikintu. Nyine sinzi niba mfata nk'umwana, sinzi niba mfata nk'umuntu. Nyine ntabwo njye mbyo. Sinajya gusobanurira iki? Niki utansobanurira? Nyine niki mudu ntabwo waye. Nyine kumenya abantu musigemo muri kumwe ku buryo umburira umwanya. Tige nk'uyu mwanya. Ese unyine barambaye watumutse ukagenda. Bikanya ni excuse bikanya. Buri munsi bisobanura. Ese unyine hano ubuzima bwanjye mfite muri privé nabaho. Ubuzima bwawe muri privé n'ubu uvuga. Ubuzima muri privé n'ubu mu nzu. Uri umugore hari metri kuri urutoki ku buryo umbwira ngo kutabana nawe ntabwo biguha uburenganzira bwo kungira gutyo ngiye. Kugira nese ibyo ngibyo utekereza nabo wabyigize ntago ari ngewe. Ninjye wabyigize. None kumva ndi kuvuza. Shema, njye nagusobanuriye, nakubwiye ko mfite ubuzima bwanjye bwite, mfite inshuti zanjye. Ko nakubwiye ngo uriya munsi wambuze nagiye guhura n'abana twiga ntago ari ibintu birenze. Kumbwira ngo abo bana umunsi wabanje sinzi wari wambwiye ibi excuse yine zidafite ikintu. Sunda cyangwa nkubwire iki ubundi wowe. Urumva nta kintu ufite kumbwira. Ubundi usigaye mu biki? Ninde muntu muri iyi minsi uri gutuma umfata nkaho ndi umuntu udahari? Utumutambo. Ari umugabo utunduze. Wigize ufata telefone yaje sanga muri muhungu dukunda. Wigize umusangamo. We. Ma ibi ntabwo bikureba ntabwo ari ibyawe. Iki? Ushaka ubucuti? Ubucuti ntabwo bari gusa. Ni gusa. Ntabwo nagura inshuti. Okay, no. None se niba yambaye 500 wese muri 500. Cyangwa se ndagusenya. Nta kibazo none ko wibanze mu bije nagenda bivuge deve bivuge. Tebe magana bivuga. Njyo sibisura ubisura. Ntabwo nisubira. Basijana nokta. Jana kunyarije. Jana nokta. Nama kunyarije. 25. Insama gatonze mu gute. Makumyabiri uzagiye kumaratana yo kuyazumva. Buri cyumweru uzajya nyabo. Buri cyumweru kwezi manje. Bro. Aya mafaranga ntabwo yanyishuri zimba tubaho. Komya ngo ngwishi inshuti hejuru y'umuntu. Nani baze ibumvira no kunyana bibiri. Mu byumweru bibiri. Ibyumweru bitatu. Ntawe kubizi. Ubusigeze mu bikora bibabaye ibyo urumva amafaranga nabo nayo kwaye nkabura nayo kuzakora. Ari kuva mu gihe. Tuza man, tuza. Niba undambiwe tuze mbabwire umbwire dutandukanye. Nose niba biranga wawe uvuye mu kagendo ubundi urambaza isi ceceka. Sawa ntacyo bitwaye niba ari ibyo ngibyo uri kumva ari wo mwanzuro.
Sobanura. Ibyo uvuga bihagaze wabihagarara ukanasubiramo. Ibihe ntahagarara hose. Ibyo uri kuvuga. None uramushyigikiye. None ibintu muba mwapanze kugira ngo mufate Sipangara nawe iki? Wewe nawe se mubana muzarwa ari njye nawe tubona mu. Kavuge nawe cyangwa se nkuteza abantu bakode. Wowe wigeze umufa? Exactly, nibyo namubwiraga. Yafashe telefone yanjye asanga muri muhungu dukundana. Ugisanga utu message twashira ishusho. Ko telefone yanjye yizi ku. Erega ibyo ni ibintu umuntu yandika kugera kuri momo. Ibyo uri kuvuga ni ibyo ni ibintu. Ndetse wigeze umufata? Niyo umuntu yakandika agasiba yakibeshye cyangwa ugafata telefone bakamwandikira ka message. Ntago nyine sinzi. Kibazo ni we will know, yes or no. Wigeze umufata? Bana aramufasha igabanyitwe imani pfegice mu bana bro. Relation yawe ya isambuza. We igabanya ibintu by'ipfuhezera umukunzi wawe, umukunzi ujyame gufite umukunzi wije. Uzi kubana. Nyine ibyo bintu bijya biho mani up and down mu rukundo zibaho. Ibyo bita ibirungo by'ivungo byawe. Usigaye mbona wagira ngo nta n'agaciro mba mfite imbere ye. Ibyo bita ibirungo bya upendo. Yamutse agafisho ka mbarisha hano. Yamutse agafite agaciro ngiye mbarisha hano. Ubundi wagiye uvuga ibintu mbere yuko wabitekereje ukabanza ukazunguza muri ururimi karindwi mu kanwa ugatekereza ibyo ugiye kuvuga. Wamwumvise? Nyine ikibazo nuko uri kumushinja amafuti si ibyo ugenda mushigikiye gute warabika umuntu mana abo tunabumva no umvase tugenda tugura inzoga tugucikira bakitikira usebye umukunzi wawe ukamuharabika bura ukagenda umuharabitse utari wigeze umuntu wamufasha ni ibintu uri kwimagine gusa rest tugaterekaho uratugurira urabizi n'ibintu byose mandi kuvuga ntago ari uko mwanze cyangwa yego ariko ngiye mba numva nyine haza hano nsigaye mpagaze ko umunsi ku munsi excuse umunsi ku munsi ngaho kagenda uzamamagara ko amaze kumenya aho man mayinde kura man mureka genda Mike mureka genda no kubyishura nushaka kubireka bro gabanya ipfuye man biti uri kura amata mu kanwa umukobwa n'ubu Pesa. Igihe cyose usigaye warambuye mashini y'amafaranga. Si mashini y'amafaranga ikibazo cy'akazi bagakora kandi ngomba kuduha iki gufata share yanjye. Si amasezerano twagiranye. Urambwiye gute umuntu ayafite. Abaga mwirirwa muhura bose ngende nkuve mu mbibwire Shema. Nta muntu ndahura nawe. Nta muntu urumva muri iyi minsi n'amafaranga muri gusa wowe. Nisukuru uri gusa bihuriye n'amafaranga nakiriye. Muri iyi minsi n'amafaranga afite. Nta n'umuntu meruka guhura na urujya ngo nyaguye nyakuye he. Ako ubundi iki? Reka tubwire ngo dusubire benshi. Ubu nta nubwo washyiramo imiyaga bwari. Buri munsi simba sohokana, simba atamo. Sinza rimwe na rimwe mu rugo nkabahahira nkabagurira amagaza nkabakorera ibiki. Ibyo se bigakora amasezerano twajyanye birandeba. Ninde babigutumye? Ayanjye agomba kuza. Ibyo unabikurashije wawe ntago bikoreranye. Kuko shire wawe adahari ntacyo nge nawe nabibona. So, none se muri minsi ko ntayo. Ubu hashize amezi ukwezi ntigushize. None. Nta momo. None se ko nayo mfite urajya ngo nyaguye nyakuye. Nyibage hose ngaho yambaga uyatwaye. Ubu se ko nzi buri weekend ari buri weekend se? Okay, weekend shize. Shema ntabwo amagaka kubura wari uriye. Ushatse kuvuga ko nagiye mu bagabo. N'amafaranga mfite Mike. Ntayo pe. Nta n'umuntu meruka guhura nawe. Nshaka ko narabaye n'isugi ubu ngubu. Akuzubwira mu biki? Ikamamagaye Shema mubwire gahunda zawe. Mubwire se umubwire iki? Nyine mpa amafaranga. None se ko nayo mfite urajya ngo nyaguye nyakuye. Hari amafaranga ngomba kunyishura kugira ngo mbiki banga. Ubwo rero ndabizi. Nese ngenda biyobewe. Igiye kuncika. Shema isimbi abujyamana n'ibigabo byose by'Kigali isi ngende mvuga uko nararaze ngende mere nkakamutse bamwita umumotsi nakamutse. Batara banga. Tayina boss kandi wacu.
kandi ugera kwesa ndamuzi niko nkaheruka guhura nawe nabibwiba n'iki ntabwo wowe baze ngo telefone yanjye rero kode ya mama yanjye ntabwo wowe nyine mwareze urabisibye turagenda ntabwo nabisibye pe nta kibazo turagenda muri mutero wa restaurant imbere dushaka ariko ntabwo wambwira ko wamara ukwezi wowe udahuye n'umugabo none ko ntawe nahuye nawe erega nimukabona umuntu abona hari amafaranga ngo mugire ngo ntagaje ibibazo n'ubuzima ubwirwa n'iki ko ntamaze iminsi n'indwara ndabivuga kandi ugira umuntu wowe ugenda ubivuge ndeye kuzongera kubona n'igihumbi cyanjye ndakwinginga mwe Mike urasa neza pe urabona ukuntu gusenga ari byiza uhita uba na smart. Can you see yourself? Urasa neza uraberewe wabaye umusore mwiza wubaha Imana. Wow, kuba usigaye nta gapasi ryonyine. No way. Njye ntabwo nkuzi wambara utyo. Uzi ibintu wambaraga? Uzi ko umuntu yakureba akagira ngo uri mayibobo. Ariko look at yourself. Kandi Imana ntabikunda nyine ijambo ry'Imana hajya rivuga ngo rivuga ngo iki? Gusa ndishimye ko bwawe. I'm happy for you, I'm proud of you. Imana iri kugenda ikuramo imirimo pe. Waje komeza uze urusheho no kuza cyane. Ejo bundi zagize bashyizemo none n'udukositimu. Nyine ubuseko ntazi kuririmba ubundi nzazaya munyakire muri korali cyangwa nza ku ndi murimo indi mirimo yindi. Mike, don't say that. Umurimo w'Imana ntabwo uba mu kuririmba gusa. Cyane kuri ibyo nabyo byaba byiza nyine nkajya ndirima nkagarira nyine hafi yawe. Wiyumvamo kuririmba cyane. Oya nyine just nyine kuba. Kubera uzaza nk'abari kwanjye ngo kujya mu gare handi rwanjye. Nyine muririmbe turirimbira Imana. Okay, nta kibazo. Gusa ntabwo nagushishikariza kuza muri korali ko umukobwa. Ahubwo waza muri korali ko Imana yaguhamagariye kuza muri iyo korali. Ahubwo reka mbwira ikintu cyakubera. Wazagiye muri protocol, muri team ya protocol. Iki kintu cyose cyasaba ko ari ugukorera Imana we mbwiye umaze mw'igihembwe cyambere. My guy, nyine urisigaye uri na hambo ku buryo wumva ikintu cyose wakora uri gukorera Imana. Wow. Uri guhinduka better version of yourself. Umuntu yazanye umuntu ku Mana kuko nyine nkuko niwe wanzanye wanyigishije ndaza. Muhembwe iki? Sharika nkubwire. Bible iravuga ngo iyo ukoreye Imana ukiri myiza uhabwa uri gukorera ingororano uzahabwa mu ijuru ukazabaho iherezo ridashira. Nyine like bavuga ntabwo bavuga iherezo ridashira, bavuga ko Imana izaguha ubugingo budashira. Ariko kandi uba uri kwibikiriza ubutunzi bwawe mu ijuru ariko no mu isi uzabusogongera ukiri mu isi. Nta muntu wakoreye Imana ngo kubikorera amaboko cyangwa akorwe n'isura. Ibyo byose nzabisogongera. Sibyo nyine kumbona uko umva nta kintu ndi gukunda ukuntu yahindutse nuko urashimishije. Yeah, really. Basi none se basi wanyemera. Nyine mbwira nimba wanyemera. Muraho cyane. Papa, nyine uyu mushyitsi waza kunsura bamwita Mike, ni inshuti yanjye, ni umukorigi wanjye, turakorana muri ka kazi. Mike? Ni papa wawe? Twaramuteje neza mu ni n'umukristo wacu ku rusengero nuko akiri mushyashya. Ni umukristo? Ni mushyashya ariko nyine aracyagiye. Yeah, good. Sawa kambe iyo musigaye gatamake basi. Ndamahoro y'Imana. So usanzwe nkunda ku rusengero bamamagara muri pastor. Naramubonye rimwe ariko ntaganze ko yene kuri papa wawe. Ntabwo nakubwiye ko ndi umwana wa pasiteri. Biragaragara wanditse mu mabare y'uma pasiteri. Mbese ntabwo ari byiza
reba ukuntu aka gafoto ari keza Claudia. Mana, reba nk'ukuntu ubizi n'ibyo ako nayivuze ntiyemezo mbwira abakobwa bakuru dusiribuka nk'umugore uzi ibi ni ibiki uzi ko wagira ngo uri mu rugo uri gukora imirimo yo mu rugo oya ariko igitambaro ni icy'umwana w'Imana umugore aba agomba gutwikira umusatsi ese yarugura umusatsi wawe nimba jya usirimuka Yesu Kristo n'abana usirimuka n'umugore wabishyize rero inkorakora kandi igitambaro kintu kibiriza inyuma umurimo nyine utari ibintu mwiza byasubira inyuma ibitambaro rwose ese agatambaro ko aracyo gatwaye se ikizima si uko baguze iyo misatsi byibuze agatambaro inzobereke sha abakobwa bakabiriza ibintu abaturage biga gukora imodoka yawe ni shana kwese iyi misatsi irashyuha byataye irashyuha ariko you have to run okay give me the phone umereke kuramo password ndabona snapchat instagram tunaye zukira ugomba kujya ukoresha snapchat ubu ureba kanza ngo ubite Snapchat se ikora iki nako nagiye kuri Instagram Facebook hariya ku muri mwiza musubira harimo agatambaro reba ku mwana tugusa uva nari amafoto yawe wagize umukara buri munsi ubundi wari igikara ku buryo hari amafoto yawe wagize umukara ega nyine niko telefone yanjye kandi buri foto telefone yawe ntagitwaye ifoto ya telefone niyo foto uba utabeshya abantu ngenda ajya muri ibyo bintu ariko se bajye bambona ese neza wagiye ugendera n'ibigezweho kubabeshya se bitwaye cyane ugushinzwe ukiga gukoresha Instagram TikTok ukajya ukora utuvidewo Instagram nagiye ufite abafollowers 5 n'ibi bikanzu ukabikuramo ukambara utukanzu tugufashe isi iyi kanzu ntabwo ari de ntabwo ari ngufi do ikanzu igeze mu mazi oya wenda igeze ntari kuko waje muri office ariko nyine kakaba kagufashe kagufitinze kameze maze se bigiye biri kumbangamira bangamira nka gutya bagusa ubuhumeka oya ntabwo ibigufashe bya bindi bigukomeza cyane nyine bigufu uzura urangita amanuka ku buryo nyine yekera amanuka biraga Yesu bakajya babona inda yigarukira kimwe kigarukira ubwo se n'umuhungu washaka kureba ngo gutete yakureba ahereye ese kankubwiye basi reka njye nambara nyine bigeze mu maji ako nyine tugufashe ibiturage ubundi iyi niyo kwambara mu rugo iyi niyo kwambara mu rugo ukajya wisiga n'utumekapu ukageraho ukanasukurisha kumera neza ugasa neza ku buryo umuntu akubona wabona I meet with a girl, not a guy. Tumubona umuhungu kandi but I'm a girl. I'm not a guy. You think you look like a girl? Yeah, I'm looking like a girl. Check your phone. Ugenda utabyigaho. Basi turajyana kugura imyenda ariko igeze mu mabi. Kwe kumagarika umuhanda uri kumbaza iki? Oya wenda nuko nawe ntazi ukuntu uba utangiye nawe. Ntangira iki? Ibyo twavugaga oya umuntu w'umugabo ibyo twavugaga ntaho bihuriye n'ibyo ubaje kabisa. Nuko ndumva uri kumbwira gusa. No amprise ku muhanda abantu bose bacaho batubona. Naga ari ukubwira. Ngewe ndi igiti bashyira ku muhanda ndi ipoto ndi. Oya ngewe ibyambayeho nyuma reka mbigarure gutya basi. Ndavuga fanje. Ngewe icyo nifuzaga kumenya. Icyizere mfite ntabwo gihuye n'ibi bintu uri kunkora gutya cyangwa uri kunyereka. Gereze ko Imana yakubwiye ibintu bizi. Twatandukanye mbwira ko ugiye kubaza Imana nawe. Claudia ni ukuri ko Imana arasenze ngera hahandi numva nezerewe muri ngewe.
ibintu ndi kukubwira ubyumve nk'ukuri pe. Nanjye ndavuga ati uko byagenda kose narasenze nongera ndashimangira aho nkajya gusengera buri munsi amanywa na nijoro nkagusengera byibuze ngo Imana ikundindire kuko nasanze ari wowe. Uzi ikindi nanjye narasenze icyo Imana yambwiye Gera gute uzi icyo Imana yambwiye yaracecetse kuko yampaye ubwenge ngo mbukoreshe menye amahitamo yanjye. Urumva nanjye mu bwenge bwanjye ndakureba mbona ukuntu uri agasore k'amafuti k'akagirigiri kataramenya aho kajya n'aho kava kaza kwigereranya ku bantu batangana. ni uri kumbwira amagambo Hoya n'uhetse ese wabaye iki gituma uri kumbwira amagambo ase wavugishije ukuri uhembwa ngahe ku kwezi winjiza ngahe? wenda ibyo tubiri Oh no the truth be told winjiza ngahe ku kwezi? nta na make. Uzi n'ikindi bro inama nakugira ya kigabo ivanzemo n'ikigori genda ushaka akazi ukorera amafaranga basi reka kubindi wiyubake ujye mu nzu pe. nziza ujye wigaburira wiyiteho ntugaburire ujya ahantu n'amaguru ujye ubona tike kujyana ahantu then uba uvuye mu bakobwa n'abagore mu gihe utatunga umugore ngo ugaburire n'abana uri gushaka iki gushaka umugore wabanje ukimenya uri ukamenya ko wihagije. So dushyize hamwe ibyo byose ntibyaho idushyira hamwe n'andi ski wowe urireba ukabona washyira hamwe nanjye njyewe Claudia me honey basi don't basi ndakwinginze. Okay ntago ndi urwego rwawe nta kibazo reka mbyemere uzagenda ushaka umukobwa w'umushubati genda bizi kuzaba umugore wanjye izina rya Yesu God forbid Imana nta cyo kumana umugore n'ubugabo bwawe ndabuguhaye izina rya Yesu nukuri Imana